dore Kigali ubundi ubu nabaga hehe Yewe muziki no si yatubabaje Mabuja Imana ize kukwishyura se muze guhura imihanda ikoze neza ye baba data we uzi ko wagira ngo ni wa mugi Yesu yazamukiye bajya mu ijuru mwana baba data we umva yapu data we mana we baranyambuye ubuse koko ndamuwande ko ibage yanjye barayijyanye ubuse hari harimo n'amafaranga y'itike nakugoresha ubuse noneho ndajya hehe koko mana we ubuse n'ibyangombwa byanjye ndabitaye ukuntu bangize bage yanjye barayijyanye ubuse ese Babylon uvuye hese man nari mvuye mu cyaro niyiziye i Kigali none mu nahita nyambura noneho reka nkwereke sibyo urareba sibwo bwa mbere ugeze i Kigali nibwo bwa mbere mane ubuse ufite ubwo butesi ukabuza i Kigali kumara iki koko Yesu yakuntumye humura Yesu yakuntumye none se ndaguhaye rukajyanye ibintu byose babijyana noneho ugiye kunzanira ibage yanjye bajyanye ayiwe data mba mubwire tuza rega ntabwo ndi se windirira hano ni mu mujyi bro sibyo umva nyine umva nkubwire ahubwo buretse rasta nkwereke sibyo hari akantu kamwe igiye kugukorera utazibagirwa mu buzima bwawe urumva rero iyo umuntu ageze i Kigali ahora nk'abantu babi twe turi abantu beza mu shuri utatureba gutya abantu beza ahubwo reka nkwereke zana ibintu byawe tubikubikire tujyara epfani mukuru w'isi tumubwire ikibazo ugize bagufotore noneho batange n'ifoto yawe urumva rata batange n'ifoto ye noneho bamumanika ari ako kagari ibintu byawe uzabikora ibyangombwa se weza n'ibintu byawe ndakiyambikiriye ikofi avuse winkoraho oya akira ubwo yambikira kino gihumbi imana noneho reka nkwereke sibyo none se murashaka no kunjyanira vugana niyo ji vugana n'iki ubundi reka nkwereke sibyo ni nayo mpamvu banakwiba mani twe turi gushaka kugufasha ariko ndabona tuza umva noneho reba hano ndeba sibyo wowe ndeba hano mu maso hano nta nubwo bambara inkweto iyo uhageze ukuramo inkweto ukagenda n'ibirenge umva mani twe turi za kavukire mani Kigali wowe nibwo bwa mbere uje i Kigali ufite igiteto mani ahubwo reka nkwereke urumva zikoremo ukuramo inkweto gira vuba aho nta mafaranga usigaranye oya nayo mani ubwo we murara kwandika oya yangaya uziko nani uzi ukuntu inzu ihenda i Kigali abundi uba waje wabanje kugisha inama cyangwa upfa kuza ngo ngiye i Kigali bantu urazi inkweto yarashize ntacyo mwana harimo makeya mwana none se umuhanda ndagenda n'ibirenge nkakagerayo unywa dondo bwongo sibyo none urareba tugiye kukurangira ahantu umukuru w'isi batuye urumva mwagize impuhwe basi ntabwo mwaba abantu bakorera Imana basi ayo data we amahoro Haleluya amazina yanjye nitwa GGB mu by'ukuri twaraseze cyane Imana yaduhambije kuduha igitondo nk'iki ngiki pasiteri yatugezeho pasiteri yatugezeho amen Imana yagirire neza cyane amen
cyane bana pasiteri na madamu pasiteri, hanyuma reka twakire ushinzwe tugezaho akaririmbo, hanyuma duha umwanya mu kanya gato, duha umwanya pasiteri. Haleluya! 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 Tugiye gusenga. Uri Imana izigira neza, yarinze Ngarama na Saruhara ntishwe na Saruhara rwa Komokomo, ikarinda Nyiradanti yicwe n'umuti w'isazi, ikarinda igishwi cy'igihano mu nyanja. Urakoze cyane Imana. Turagusabye ngo abantu bazanye amaturo ubarinde urakoze cyane Imana. Imana waduhaye umwuka wo kwegase, urakoze cyane. Urakoze cyane. Imana ibagirire neza cyane. Amen. Haleluya. Tugeze mu kanya keza cyane ko kwakira ijambo ry'Imana. Pasiteri gukusanya duteguriye ko wabashe kugeza pasiteri wacu amahoro, tugushimire natwe twikirwe n'amaraso yawe nyarwanda. Aka kanya tugiye kumva ijambo ryawe, reka imitima igiye kuryakira. Uwiteka nyir'ingabo uyezu yitunganye, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimira ndaguhimbaje. Uwiteka nyir'ingabo neza cyane. Turashima Imana tugejeje hano tutagenda n'amapine, tukaba turusha imodoka kugenda. Murabizi mujye mubishimira Imana. Ikintu tuyishimira kindi nuko tugihumeka umwuka w'abazima. Aka kanya rero nako kubagezaho umwuka Imana yabantumyeho. Haleluya. Turasoma Imigani 25 umurongo igice cya 26 umurongo wa 2. Haragira hati nkuko igishwe kijarajara, aravuga ati n'intasha kijarajara ukiguruka nuko intashiguruka, niko n'umuvumo w'ubusa niko ngo n'umuvumo w'ubusa ugira utera utagira uwufataho. Haleluya. Imana ibagirire neza cyane. Ikiboga gikwiriye ifarashi ku murongo wa 3. aravuga ngo inkoni ikwiriye iki? Imfarashi. Icyuma mu kanwa gikwiriye indogobe, iguma mu kanwa ikwiriye indogobe. n'inkoni yo ikwiriye igitugu cy'abapfapfa. Niko inkoni ikwiriye igitugu cy'iki cy'abapfapfa. Bakristo bavandimwe mwihangane kuko gusoma kwanjye ngewe ntabwo nzi Ikinyarwanda neza cyane, ariko mwihangane. Ariko ijambo ry'Imana rishobora guca mu myenge iyo ari yo yose rikagera ku muntu ukeneye kuryumva. Haleluya. Imana ibagirire neza cyane. Tugiye gusoma umurongo tugwa ku mutima. Uyu murongo ushimisha cyane. Haleluya. Igice cya 2 umurongo wa 8 haravuga ngo nyamara murabaza muti tuzagaruka dute? Tuzagaruka dute? Mbese umuntu yokwima Imana ibyayo? Iryo jambo bakuza. Ariko ndabona abantu bafashijwe. Ndabona uyu muvandimwe wose ari ndashaka kutubwira ngiye kubw'ijambo ry'Imana ngera mu musinzi none ubu ndabizumunye. Amen. Haleluya. Ongera haleluya. Tugiye gusenga. Uri Imana izigira neza, yarinze Ngarama na Saruhara ntishwe na Saruhara rwa Komokomo, ikarinda Nyiradanti yicwe n'umuti w'isazi, ikarinda igishwi cy'igihano mu nyanja. Urakoze cyane Imana. Turagusabye ngo abantu bazanye amaturo ubarinde urakoze cyane.
waduhaye umwuka wahuguye gaze urakoze cyane. Amina. Rero ndabashimira cyane ku bwitange muba mwagize mukaza hano ku rusengero rw'Imana. Urabona urusengero rwacu ntabwo rwubatse neza, ariko turi guteganya kurwubaka neza. ubu tugeze mu kanya ko gutura ituro. Bantu b'Imana, n'Imana yarabahaye ibintu ntabwo mujye muyiha, mujye muha abantu bayo batungwe n'ibyo mwakoze. Haleluya! Amina! Amina! Imana iravuga ngo mungerageze murebe ko ntabagomorera imigisha yose yo mu ijuru. Utuye 5 uzabona byinshi, utuye 50 uzabona ibigeranye n'ibyo watuye. Haleluya! Amina! Tujye gusenga isengesho ryo gutura amaturo, buri wese atura uko umutima umutegeka, ariko by'umwihariko ugomba gutura menshi kugira ngo no mu bwami bwo mu ijuru uzabe nka generali. Agusabye Imana Nyagasani kuba tugejeje aha ngaha, abantu benshi twaje tuvuye muri byinshi, tuvuye muri bizinesi zitandukanye. Ndakwinginze kugira ngo Nyagasani umuntu wese tumufuka ubabarire hasi. Abakristo bavandimwe kuba mwakwiye ku mutima no ku mufuka. Imana yongereye aho mukuye. Tugiye gusenga rero dusoza iteraniro ryacu nkuko twageze hano amahoro. Mana yacu turagushimye, turaguhimbaje, turinde za Ruyera, turinde za Nyabingi, maze utugeze mu rugo amahoro. Urakoze cyane Mana, urakoze, turagushimiye. Amen. Yamanga kwesa twataramya zungwaza mwaje bawe. Iki ni igikira. Igikira. We, databuja wamfunguriye siko ufungurire ubuzima bwanze. Wowe nkufungurira wewe. None se Ndaje sha, ndaje mufungurire, ndaje. none na pasiteri. Ndaje mufungurire. Mariana. Uriyo. Namazi shati zizimanira umuntu hano. Yabatinde basa nabi kabisa. Sha ariko batinde baho nawe kabisa. Gukira we. Sha we. Kira hasi mbyikorere sha. Akira. Yuka. Sha ndaje nkuzimanire buraho. Ndaje nkuzimanire sha, ndaje. Ndaje nkuzimanire. Tiko sha. Be. Sorry. Yewe gaba pasiteri. Nibi ngibi umore pasiteri. Umva. Maze Imana iguha umugisha. Umva. Imana iguha Umugisha ndawufite sha. Pasiteri dore ibintu nkoreye mbega se amenyaho amazi buri nibyo fungura amazi. Imana izabimuhembera ariko. Kado. Weze bisi. Ko mfite icyaka nk'icyamatara amataza zanira y'amazi. Mutware wanjye akira amazi icyaka ndabona icyaka cyari kikumenya. Yumva ari kakanyangasha. Naye mfite icyaka nk'icyamatera. Ntacyo. Se ntiranyotsa mu ndara. Ni karibu.
itorero komera cyane. Yesu arakwishimira rwose ni karibu dore icyicaro. Kado muhinesha mu intebe azanganirire. Abafundi banjye bari gukora hariya niyo mpamvu ubona nasohotse hanze. Nta kibazo ariko amakuru ni sawa. Banya kwa bashumba rero. Yego. Ibintu mbona mukora bitari byiza. Bihise agafilime nabonye kuko nitwaye kumena abantu b'amazi. Kandi abashumba nk'abo mukwiye kwifata nk'abana b'Imana bagaburira intama. igihe nuko tutabikorara Bagashaka ukuntu mufasha abanyetorero bose neza maze mugabasanga ibintu byose bigenda neza mu itorero. Ntazajya mujya kumugaye. Iryo kosa ntabwo narikora rwose. Shitani na Satani ntabwo bashobora kunshuka ngo suke abana amazi. Ntabwo bishoboka. Icyo kintu rero bazakibereka bazakibona mu kuko muzajya mugenda muzajya mukibona. Okay, ntacyo reka tubitega amaso. Ahubwo ari utugahunda twinshi na rindimo. Bugiye nta ribi ubwo tuzongera tuganire. Bugiye mu byo uri kuganira wowe wapi nta gahunda bifite. Tuzahorana ubutaha. Noneho ngenda bazanira amazi. Zanira ya amazi. Muhagarara ngo. Muravuye mukajyayo. Hano ni mu gipangu cy'umukire nta muntu wemerewe kwinjiramo kwa bwo. None bite byanyu murajyayo. Mugende. Ni nijoro abantu baryamye. Nta muntu winjira hano nijoro kubasura. Oya, ntabwo tugira abashyitsi nijoro. Mwiriwe mama Pasiteri. Akirira indazi mwana bakirira. None guha umugisha. Yego. Ngaho karya irindazi urayitukira rwose. Muhagarara ngo. Muravuye mukajyayo. Hano ni mu gipangu cy'umukire nta muntu wemerewe kwinjiramo kwa bwo. None bite byanyu murajyayo. Mugende. Ni nijoro abantu baryamye. Nta muntu winjira hano nijoro kubasura. Oya, ntabwo tugira abashyitsi nijoro. Iraboro ntabwo twaye hararumva inzira mfite tugegera none tutizana nabi agira boro twayereka tugende cya kijama tunakira Evana nikomeza leta ndinyunyuza amako kanya kabisa Evana tugende tuzamuka muri kujya he? Ahangaha murimo kujya he ijoro? Iki kintu tugitegere mugende ndavuze ngo mugende nta muntu ujya yinjiramo nijoro uyu musivili yabakiwa utamukoraho uretse kumukoraho banze twitegereze neza ndabona bamura uyu muntu bamurashe wamo uretse duhamagare inkera gutabara izi mutware turebe ase buriya iri butebuke koko yesa aha hari ahantu hano ku muhanda dusanze umuntu wagize ikibazo biragaragara ko abagizi ba nabi baba bamwishe kabitanohereza imodoka ize imufashe. Aha, ndaje rwose. Kamuhereza imodoka bazakora ubutabazi bw'ibanze. Sawa ndaje. aho nizashiriye igihe wogereje ntabwo zijya ziki ariko se bose buriya ko zingaro yasanze zingaro yazo zingaro yasanze zingaro yayo igihe wogereje zingaro yasanze zingaro yayo kandi ndaza gukurikana
ariko ko uri kureba nk'amakositara adatoboreye ubundi wowe uri mu biki ndaza gukurukana rwose usigaye ry'inyama nyinshi kuko uzi ko mpamvu yari indyamye reka da ariko uzi ko ndeba n'imoko y'inkoko wowe imoko y'inkoko wari wayibona ariko njye ndeba n'imoko y'inkoko amajwi y'amenyo yawe ahetse inyama nagumye kuyumva ndyamye burya n'imuhumuro nsanga atum wowe ndaza gukurukana kandi bitonde buriya rero njye ndeba n'imoko y'inkoko akakireba n'amasomo wowe nindeba nk'amakositara adatoboreye ariko bose nawe uri kureba nk'amakositara adatoboreye komari natanze yahiye wumva yahiye ubasigaye zinga izisigaye ni izi ariko zingaro yasanze zingaro yayo sanga mu aho nicaye nyine ndaza kwirukana rwose n'utwitwara sawa none zirihikira ko bataza ngo banzimirize icyaka Selfe! Yes boss. Boss. Hafi tuzi ko mwageze mumeze biti. Ngashaka ko haca. Hari bigize. Byose byo kurya turafite akabenzi, dufite inyama y'ukwavu, amafi n'icyo kunywa, icyo ushaka cyose. Ya unzanira agatiti n'itsinzi. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo hano niyo waba ufite icyaka nk'imvura. Ntabwo icyaka kiri ngo mwiki. Kiri kunyica. Twakugurisha aho inzoga ukanywa ukashira icyaka nk'imvura yo mu itumba. Reka nze nkuzanire. Bose nawe kuzanire. Bose icyaka nticyashira. Terekanga yenda uzanire. Bose kuri kumurangora. Baba murabonera ngo arayicagacisha. Iyi ntayo ndi bumwe. Mwanzanira iriya niyo ndi bumwe. Icyaka nari mfite gusa. Ukuntu ari gutinda. Nimvana imbere genda firigo igiye. Ariko boss wihanganiye ukayinywa. Genda firigo se. Ayiwe data we noneho boss aranyica mbona inzoga y'u. Makuru yawe. Meza. Umeze neza. Ati urebye pasiteri wasigaye akorera abantu. Pasiteri wacu. Pasiteri. Kumweza sirimo arebe mu kamashini. Sawa murakoze. Komere mukristo muvande. Amakuru makuru. Kuru? Kantu se kariho ibikira. Ariko ntacyo reka nze ngende nkarebe. Sawa rero urabeho ubwo reka ngende nkarebe nta kibazo. Nzakubwira ibyo nabonye. Imana ikurinda amahoro. Sawa muramutse. Yampaye kakamemori kadi ngo kariho ibintu by'amabanga kanze nyarebe kumona se ahangaha ari ku gipangu cyangera hasi ho urasa wa mugabura urasa wa mugabo urara ku irembo iwanjye yo mbega umugabo mwiza
Yego pastor. Nyine nayindi muri siporo. Oya ntabanya rwose. Uko bateze ko ariko nabitse. Sawa nari kabisa. Sawa reka mu wakwanya. Shakuza nk'uwihuta nk'iterambere meze pastor. oya mbere yo kunsuhuza ndagira ngo unsobanurire amaturo y'ubwashize yagiye kuko twasanzemo ibiceri gusa kandi baratuye n'imwe Ko amaturo nta kibazo. amaturo none se inote warazibitse kugira ngo nibura wenda zitazagira ikibazo ngo ziyengere mu bubiko bw'urusengero urayafite? Ntabwo mfite.